ntawe utura umubi w'amata yanyweye ji, ntabwo bibaho. Ni ngombwa ngo nugeragezwa kwihangana kwawe bigaragare nk'umugenzi ujya mu ijuru, kuko abigisha guhamagara ubwami bw'Imana muri bo. None marayije nta kintu na kimwe ishaka kuri Kristo. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe mu bifatika yamushakagaho. Amugeze imbere, icyifuzo cy'umutima ni ugushira inyota. Aravuga ngo mpakura ayo mazi y'ubugingo. Mu gihe abagabo 12 uzaganira n'abantu benshi bakora umurimo nk'uyu nguyu w'ivugabutumwa, bavuga ko umurimo w'ivugabutumwa kuwuvanga n'ibindi bintu bitazana inyungu, usanga kimwe kiri guhombera mu kindi ntibabone umugisha. Wowe nicyo bishoboje. Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba. Amen. Twongeye kugira umugisha wo kuganira na bene data. Ni iby'ibyishimo kandi ni umugisha kuri twe kuko twamenye ubuntu bwa Kristo. Amen. Uyu munsi tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe ku ijwi ry'umukanguzi. Ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo bwashyiriweho kugira ngo tubashe kumenya uburyo dukwiye kwitwara. Umuntu w'Imana yitwara ate? Imvugo ye ni iyihe? Akwiye kubaho gute muri rubanda? Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Turi kumwe na mwene data Aniseti na Jeanne Kwizera kuri kamera. Mwese tubahaye ikaze. Ushobora kuba uje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Reka tugusabe niba wanyuzwe n'ibiganiro dukora ukore subscribe. Gukora subscribe ni uburyo bwiza buriho bwo kugira ngo ikiganiro cyagiyeho mujye mubasha kukibona bitagoranye. Kandi dushimiye na bene data nabo bakora share babisangiza abandi. Reka mvuge ngo ni umurimo mwiza wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Niba rero hari ibyo wakunze cyangwa ukanyurwa, turagusaba byandika muri comment. Aniseta ajya abona umwanya wo gusoma comment, kandi ndabizi neza ko iyo yazisomye abasha kubasubiza. Ushobora kumwandikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntibikunde, ariko comment ajya abona uburyo bwo kuzisoma, kandi ngira ngo abo yagiye asubiza mwaba abahamya babyo. Aniseta tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka tugusabe usuhuze bene data, hanyuma tuze no kubona akanya tubasabe muze kutuyobora mu isengesho. Ndabasuhuje mugira amahoro ya Kristo, umugisha n'urukundo ndetse ubumwe n'amahoro bituruka muri Kristo Yesu be muri mwe. Amen. Nk'uko mwene data bivuze, nitwa Aniseti, ndi umukristo, ndi umubwirizabutumwa uhamagariwe kubwira abantu inkuru y'umusaraba wa Kristo, inkuru y'umuzuko ndetse n'inkuru yo kugaruka kwa Kristo. Itorero rizataha. Yego. Kandi abari mu itorero twatoranyijwe tubeshejwe no kwizera. Kwemera iby'Imana yakoreye muri Kristo ni igikorwa cyatumye abasinziriye ibitotsi by'urupfu tuzuka turakanguka. Yego. Niyo mpamvu rero twabaye ijwi ry'umukanguzi. Ukangura ni Kristo, ijwi ni iryacu, ni Aniseti, ariko tuvuze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Rero uwakangutse akangura abandi. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera mu byumba by'amasengesho yavugaga ngo nimukanguke mukanguke musenga yo gukesha. Yego. Hari n'igihe twajyaga tuvuga ngo witegereze neza uburyo utwaye agakiza Abuhetse ingobyi. umwana yaraheze kera. Rero iyo ukangutse, na Salomo yarabyanditse, ariko nibutse n'undi mugabo. Nibutse umuntu yitwa Nzeyimana, yabaga ku Kadashya, twakundaga kumwita Bitepe. Yego. Yajyaga akunda kugenda avuza akagoma ko muri Twibature, tubyita mu museke cyangwa muri Burakeye, avuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we, uzasarura iki uretse izo ngonera. Yajyaga akunda kukaririmba cyane. Rero kanguka ukangura abandi. Ikimenyetso cy'uko uri maso ni uko ukora nk'umuntu utavugishwa cyangwa udateshwaguzwa. Niba uri maso, icyo ukora ugomba kuba ukizi. Amen. Kwasenga. Imana y'urukundo, Imana nziza, Imana yera, Imana y'ukuri, Imana y'icyubahiro, ndetse Imana agakiza kacu, gukiranuka, turagushimiye. Tugushimiye ko wongeye kuduha umugisha wo kuvuga izina ryawe, ndetse tukaturera bene data impamvu z'ibyiringiro byacu. Uyu ni umwanya uduhaye. Twebwe ntituvuga ibyiringiro byacu nk'abizera, turibuka Gorigota watsinze ukayibambwaho, bakagushinyagurira. Pawulo yaranditse ngo wemera gupfa, ndetse urupfu rw'abagome, ubambanwa n'abambuzi, ntiwabaha akato, ntiwanabacira urubanza, ahubwo urabacungura, kuko uwari uri iburyo niho yaboneye ubucunguzi. None natwe tukubonye umanitse, twemera ko tubambiwe, twemera ko tubonye igitambo,
tumaze kubona ibyo ntabwo byarangire ku musaraba, ugeze mu mva aho twari twaratabitswe. Umuririmbyi yaravuze ngo natabitswe n'ibyaha byanjye. Natwe twari twaratabitswe n'ibyaha, ingeso n'imirimo byaradukuye mu bantu, imigendere n'imigenzereze byacu byaraduciye, turi the condemned, turi ibivumwe byoherewe bigacibwa. None uyu mwanya dushimiye Imana yaduhamagariye muri Kristo Yesu, abari kure tukigizwa hafi, abatari bemerewe kwegera n'uruhimbi tukaba turi tubarirwa mu bana b'imfura. Amen, amen, amen. Tukaba twaregerejwe iteraniro ry'abera, abamarayika, abasabarya, tukaba twarahishuriwe ko hari igihe Kristo niyerekanwa tuzahindurwa tugasa nawe. Izo ni impamvu zose zo kuvuga urukundo rwawe. Dushoboza ibiruta ibyo. Ku bwawe Kristo dusenze twizeye umwami wacu. Amen. 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 Yesu aguhereza umugisha. Amen. Anise, mumeze mute? Turashima Imana. Yego. Mumeze neza? Ubugingo ni buzima n'umubiri ni muzima. Ibyago n'amakuba byaba ari rusange. Nta kidasanzwe kindiho navuga ngo ni umwihariko kuri njye. Imana ishimwe. Yego. Ni ukuvuga ngo ibyakubaho byose ni rusange n'abandi. Ni rusange. Niba umwana yasitara n'umukuru yasitara, ibyo bibaye rero kuri rusange wiga kubana nabyo, ntabwo aba ari igikuba. Ntabwo byaba ari umwihariko kuri wowe ko umuntu w'Imana nawe yahura n'ibyo bibazo nawe byakugeraho? Si umwihariko kuko nubwo turi ab'Imana twacunguwe, ako gakiza n'ubugingo bituye mu mubiri. Umubiri rero nawe utuye mu isi, tugomba kubona ibyo ab'isi babona. Byanze bikunze n'umubiri nawe wifuza ibyo ushaka. Pawulo yaravuze ngo ijya yemera ko byose bidushyikaho, byose bitugeraho. Ibyo byose rero harimo na bimwe byakubayeho n'ibiri kuri njye. Imana ishimwe. Abantu benshi bibaza Aniseti ni muntu ki? Njye ntabwo mbivuga nk'utakuzi kuko turabana inshuro nyinshi. Abantu batekereza ko umurimo wanyu waba ari ivugabutumwa gusa. Hari ibindi bintu mwabasha gukora bitari ivugabutumwa? Dufite n'indi mirimo, wenda itabaye ngombwa kuvuga, keretse wenda mvuze mike. Wavuga mike? Aniseti akunda guhinga no korora. Uri umuhinzi? Mworozi. Yego. Nkunda guhinga, ko niba ari ikintu nkunda cyane, nkunda kurya umwero wavuye mu byuya byanjye. Niba hari ahantu nahinze ngasarura ndabikunda. Niba ari ikintu nkunda kunywa amata yakamwe inka yanjye, ndabikunda rwose. Uzi ukuntu kubona umutavu w'inka uri konka aba ari sawa kubona inka iryamye imeze neza imaze kurya iri kuza ikanje aba ari sawa, ndabikunda. Tuzi ko ivugabutumwa ni umurimo w'icyubahiro Imana yahaye abantu bawukora. Gukora ibyo bindi bijyanye n'ubuzima busanzwe uyu munsi tubamo ntabwo bigaragaza nko kwicisha bugufi cyangwa kwisuzuguza. Abakubona uri muri ibyo, bakubonye mu murima cyangwa wagiye gushaka iby'amatungo ari buze kurya, ntabwo bigaragara nko kwicisha bugufi, nabwo bigakabye. Njyewe iyo nshaka ibitunga ubugingo ndasenga, ngakizwa, ngasoma ijambo ry'Imana. Ntashaka ibitunga umubiri ngakora. Ntaho bihuriye no kwicisha bugufi, nta naho bihuriye no kwisuzuguza, kuko njyewe ndi mu mwenda wo kwiha ibyo nshaka kurya. Ntabwo rero ahubwo byaba bisuzuguritse umuntu w'Imana kurya byasaba ko abakoze mu kiganza cy'undi. Njye bisaba ngo ibyo nkoze ku isahani yanjye bizamurwe n'ikiganza cyanjye, bitamira akanwa kanjye kandi bijye mu nda yanjye. Uzaganira n'abantu benshi bakora umurimo nk'uyu nguyu w'ivugabutumwa, bavuga ko umurimo w'ivugabutumwa kuwuvanga n'ibindi bintu rimwe na rimwe bitazana inyungu, usanga kimwe kiri guhombera mu kindi ntibabone umugisha. Wowe nicyo bishoboje? Birashoboka. Hari uburyo umuntu iyo atazi umuhamagaro afite ntamenya n'uburyo akorana nawo, ntamenya uko akora muri uwo muhamagaro. Hari nk'imirimo isanzwe runaka ngira bitari ngombwa kubwira abantu, nawe ni umuhamagaro kuko ni ukwita ku bantu. Nshobora ibyo nkora ni inyungu ku bantu. Niba Imana yarampamagariye kubwira abantu bari mu mubiri uburyo bwo gukira ibyaha kugira ngo ubugingo bube buzima, mu buryo busanzwe nkaba nahamagarirwa, n'urugero gukora irondo ry'umwuga, nkaba narinda wa muntu uryamye, nkaba namufasha gukira umwanzi, umujura, nkaba naguherekeza mu nzira aho udafite umutekano, cyangwa nakureberera aho utari kureba, nabyo numva ko ari nk'umuhamagaro, n'urugero. Rero ntabwo
hari akazi dukora nk'akazi, hakaba nk'akazi nabwo dukora nk'umuhamagaro, byose bikaza gufinansa viziyo yacu mu buzima bwo kwizera. Yego, Imana ishimwe. Umurimo w'ivugabutumwa n'umurimo w'ubuhanuzi, ngira ngo byose ni imirimo y'Imana, ariko ntekereza ko bidakorwa kimwe. Umuhanuzi akenshi njye niko nibwira, ntekereza ko kugira ngo abone ubuhanuzi cyangwa avugishwe n'Imana cyangwa yerekwe n'Imana, ngira ngo ni ibintu aba yahaye umwanya, akava mu kirere kimwe akimuka akajya mu kindi. Uyu muhanuzi byakunda ko yakora umurimo wo guhanura, abikora n'ibindi bintu akabivanga, nk'urugero nko gucuruza cyangwa n'indi mirimo isanzwe yatuma amera nk'aho agiye guhugira muri iyi si, akibagirwa ikindi kirere. Byose bisaba gukiranuka cyane. Ntabwo kujya gucuruza ari ukujya kure y'Imana, kuko ubundi Imana iba muri twe, turayigendana. Umuntu utabikora ngo bikunde ni umuntu ufite aho ahurira n'Imana. Iyo utahaheruka ntuyibona. Ariko iyo Imana iba muri wowe, aho uri hose ibana nawe, igihe icyo ari cyo cyose Imana iragukoresha, kandi igihe ushatse gukorera Imana iragushoboza. Ni ukuvuga ngo niba Imana iri muri twe tukajya gucuruza, ntituyisize, na bwa bucuruzi turi kumwe nayo. Icyo dusabwa muri bwa bucuruzi ni ugukiranuka, muri ya ofisi ni ugukiranuka, kuri terre ni ugukiranuka. Iyo umuntu akiranuka icyo akora cyose, Imana ibana nawe. Urugero nk'umugabo witwa Koroneliyo. Koroneliyo ntabwo ntiyari umuririmbyi, yari umudiyakoni. Koroneliyo ntiyari umuhanuzi, ntiyari umuvugabutumwa cyangwa umushumba. Bibiliya imwita umunyamahanga kubwo kwizera, ariko yakoraga ibyo gukiranuka. Bituma Imana ibwira Petero ngo jyayo, ni umukozi wanjye. Agezeyo Petero yaravuze ngo mbonye yuko mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Ikigenzi ni uko aho turi dukora ibyo gukiranuka. Ntabwo abantu bose bashobora gukora umuhamagaro bafite ibindi bakora. Hari abantu Imana ihamagarira gukora ari abafurutayimu, kandi umuhamagaro wabo ukabyara n'inyungu z'ibigaragara. Hakaba n'abantu Imana ihamagarira gukora ibindi bitari ivugabutumwa, agakora kugira ngo imunyuzeho imibereho y'abandi, ukabera abandi umugisha, ndetse no gukorera umuryango wawe ni umuhamagaro. Twigeze twabisoma uburyo Pawulo yabwiye Timote, aramubwira ati uzambwirira abo bagabo bene data ubahugure. Siko Bibiliya ibivuga aho ngaho, n'ubundi nibyo yaramubwiye, ariko ndagira ngo ngenderere icyo yamubwiye. Yaramubwiye ngo umugabo utita kubo mu rugo rwe ababaye mubi hanyuma y'abatizera. Ni ukuvuga ngo no gushaka ibitunga umuryango nawo ni umuhamagaro. Ntekereza ko ari nawo umuhamagaro mwiza. Gukorera igihugu nawo ni umuhamagaro, kuko tuba turi gukiriza amabera benshi. Hanyuma kujya gucuruza nawo ni umuhamagaro, kuko tuzafata inyungu, ibyo twungutse niba dukora no mu gukiranuka, nibigera mu rusengero bize gusova abandi. Za mbaraga zacu turazihuriza hamwe, bize gukora ibikorwa by'iterambere runaka by'itorero. Rero umuhamagaro ni mu buryo bwinshi. Ni uko iyo tuvuze umuhamagaro tubyumva mu buryo guhanura, kubwiriza, kwigisha, kuyobora no kugira gute, ariko hari n'imirimo Imana iduha mu muhamagaro. Imana iguhereze umugisha. Amen. Mu buzima busanzwe hari nk'imikino ukunda ngororamubiri, sinzi niba ariko nabivuga. Nkunda imikino njyarugamba. First of all njye nkunda taekwondo. N'uyu munsi ego. Hanyuma na football. Iyo mbonye umwanya wa siporo, singira ekipe mfana. Nta nubwo niyizi nicaye ndi kureba umupira, ariko niyizi ndi mu kibuga ndi gukora siporo. Ntabwo ngewe nkina, nkora siporo. Muri rubanda si ubwo bigaragaza iyihe sura nka Aniseti bazi kuri mikoro no mu nsengero zitandukanye, abakubonye ku mafishi atandukanye uri buze kujya kubwiriza ibiterane, n'abakubonye mu kibuga, ibyo bintu bitanga iyihe shusho muri rubanda? Umuntu wese tuzahura ntazagire ngo ndi gushaka kumwiyereka. N'umuntu uzabona atambonye ntazagire ngo ndamwihishe. Igihe utambona ujye umenya ko ndi mu byanjye, n'igihe wambonye umenye ko ndi mu byanjye. Nta muntu nshaka kwiyereka, nta n'ikintu na kimwe nkora mvuga ngo rubanda rurakibona gute. Ndabizi neza ko imirimo y'abizera ntago tuyimurikira abantu, tuyimurikira Imana, cyane ko buri muntu adufata bitandukanye. Football ituma nsabana na buri wese. Hari nk'abantu duhurira mu kibuga akavuga pasite nawe yego, bigatuma tuganira, kandi impamvu y'ibyiringiro byanjye ikahatambukira. Mu buzima busanzwe ndi umumisiyoneri, kandi misiyoloji ntabwo ikorerwa mu rusengero, ikorerwa hanze. Ntabwo nzabona umuntu ukina ntagiye mu mikino akunda.
ntabwo nzabona umugenzi ntari mu nzira. yego rero njyewe ngiye kuvuga ngo abantu barabibona bate, nakica mishoni ya Kristo kuri njye. niyo mpamvu ndeka uko abantu bari, gusa ntibiba bikojeje isoni. ntabwo bikojeje isoni kuko hari imyambaro wakwambara uri gukina ntibibe bigayitse. yego uri gukora siporo ntibibe bigayitse, cyane ko aho kugira ngo ukore siporo wayitegetswe na muganga wayibwiriza mbere. yego nk'ubu nkunda koga muri pisine, ubona umwanya wo kubikora. ariko twoga ryari, twogera he, twogana n'abandi. Yego. icyo nacyo bagomba kukimenya. icya kabiri, urabizi ko nkunda gukora gym. yego nyikorera he, nyikorana n'abandi. iyo uri kuyikora uba ufite iyihe ntego. ntabwo ari ukuvuga ngo uburyo abantu babitwaramo, ntabwo ndi buze kweza ibyo banduje, ngenda byeza kuko bitanduye kuri njyewe. ariko mu by'ukuri ugomba kureba buri kintu cyose ko uburyo ugikozemo kitari bubangamire wa muhamagaro. ntujye gukina umwanya wa repetisiyo cyangwa komisiyo cyangwa umwanya w'amateraniro. ibyo byo kwita ku mubiri ntibize kwangiza igihe cy'ubugingo. ariko kandi nabwo kwita ku bugingo mwibuke ko buba mu mubiri. nk'urugero, urabizi ko hari abantu banga kwivuza bakavuga ngo Imana yavuganye nabo izabakiza. tuzi abantu bagiye basengera umuntu kugeza ubwo apfuye, n'umurambo bakawugumana ngo bari kuwusengera ngo arazuka. ntabwo ibyo si byo. no kwita ku mubiri ni ngombwa. hari ijambo Pawulo yavuze, ntekereza ko hari umuntu waritekereza tuvuze gutyo. yaravuze ngo kwitoza k'umubiri bigira inyungu muri bike. yego muri bike. muri bike. ngo ariko kwitoza kubaha Imana bigira inyungu nyinshi kuko bifite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza. yego ibyo bike kwitoza k'umubiri bikeneye nabyo tugomba kubikorera. yego Imana ishimwe. bitangije rya sezerano ry'ubugingo buzaza. yego ikintu bita gukizwa ugakabya, wowe bivuga iki? Uzumva hari abantu benshi babivuga ngo yarakijijwe ngo arakabya. ugize amahirwe wakabye. none rero uwo muntu gukabya agakiza Bibiliya irabyemera. uwo muntu wakoze ibyo ngibyo byo gukabya, ahubwo gukabya ni gute? ngira ngo umuntu ashobora kwitwara cyangwa gukizwa agakabya. ngira ngo umuntu rero navuga ngo wakoze ibyo gukizwa agakabya, ngira ngo nabona aniseti wagiye muri gym, ubundi se uwakijijwe ku mwuzuro w'agakiza ku buryo byarenze umwuzuro w'agakiza tukabyita gukabya ninde? ni wa wundi wabonye aniseti wagiye gukora nk'iyo mikino, cyangwa se kuba yatembera yasohokeye ahantu runaka bakabona ko nyine ari amahano wakoze. uwo muntu wabibonye muri ubwo buryo si wowe wakwitwa ko yakijijwe bikabije? oya, ntabwo ari ugukizwa bikabije, ahubwo ni ubujiji mu gakiza. kandi nabwo bubaho. ni ubujiji mu gakiza bubaho, butuma hari imiti mudashobora kunywa kwa muganga, n'ingaruka ku nkingo ho muraza kuntera amabuye. ubujiji mu gakiza butuma hari abantu utasabana nabo, utasangira nabo. ariko tuganire, turi kuganira hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. muribuka ikiganiro cya Maraya n'umusamariyakazi? Maraya nyine w'umusamariya na Yesu cyatumye abigishwa bajya impaka mu mitima, baravuga ngo bakoranaga iki. ahantu nakundiye Yesu, abigishwa bamuhaye n'ibiryo ntiyabirya. aravuga ngo mfite ibyo kurya mutazi. mu yandi magambo, uyu mugore amuzaniye iki? kwa Zakayo ageze yata umwambuzi. kwa Zakayo ugezeyo gute? ari Zakayo w'umwambuzi. uratinyutse uhamagaye na Matayo umukoresha w'ikoro ngo aze mu bigishwa. ugiye kwa Mariko, kwa nyina wa Mariko, hatari umugabo mu cyumba cyo hejuru. uratinyutse ujya kwa Lazaro, Maraya gusuka amavuta ku birenge. utiyamenya uwo ari we, ntabaganiriye na bariya. niko abafarisayo bavuga. ariko si uyu munsi ninde? uyu munsi umusamariyakazi turirimba indirimbo ye yahimbye, Yesu ni wowe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka, none ni Yesu maza wenyine, ntarinde izina nemera, kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. ntidufasha? yego. ariko se kuki tudafashwa no kubana nabo? none se ubundi agakiza kabereyeho nde? nta kinini cy'umuzima kibaho. ikinini cyose ni icy'umurwayi. yego.
ni ukuvuga ngo rero niba mufite ubutumwa bwa Kristo murabuha abandese. Nta jambo ry'Imana rizakiza umukiranutsi, ahubwo ijambo ry'Imana rikiza umunyabyaha rikamugira umukiranutsi. Ni ukuvuga ngo rero abo mwita ngo duhunge sibo. Kandi niyo ndi gukina nagiye muri iyo nyine nakomeje kubyita gukina imikino njyarugamba niko babyita cyangwa ngororamubiri. Iyo ndi mu kibuga ntabwo mbona nagiye mu banyabyaha, ntabwo ariko mbifata, kuko ntabwo mba ndaho babikorera, sinanabizi, sinanabibashinja, singira gute, ariko uburyo mbereramo imbuto nabwo ubwabwo byagaragaza guhamya duhamyamo. Hanyuma ikindi, niba maraya ikijijwe tuganire. Maraya yatanze Yohana kubwiriza ubutumwa, yatanze Petero, yatanze ba Matayo, kuko bo bagiye kuzana ibiryo, ariko amaze kumenya Kristo yarambitse ikivomesho hasi, aragenda azana abantu umudugudu wose. Bo bari bategereje za mbaraga zizabahindura abagabo nyabagabo. Yego, kuko maraya yabwirije, bo bataruzura umwuka wera, ariko maraya yo yarahindutse. Musome Matayo 5, Bibiliya iravuga ngo abonye abantu benshi nabari bazanywe na maraya, azamuka umusozi abajyana, abigishwa baragiye bazana umutsima, ariko maraya yaragiye izana imitima. Ariko buriya mwabiriya mw'iyi nkuru ubu nta kantu karimo. Reba ba Petero na ba Yohana babanaga igihe kingana kuriya, hanyuma indaya babonanye rimwe igahishurirwa. Uzi impamvu se? Nuko icyatumye Petero na Yohana bakurikira Yesu cyari gitandukanye n'icyahuje Yesu n'uyu Musamariyakazi. Ko Yesu, uyu Musamariyakazi yahuye na Yesu atashakaga ko bahura, we yaraje kuvoma, ariko Kristo amutegereje, amubwiye iby'amazi y'ubugingo, arayumva, yumva ubwo buzima n'iyo mibereho. Ariko Yohana ari imbere ya Yesu yarazi ko azahagarara iburyo, mwene nyina Yakobo akajya ibumoso, na Sarume niko yasabye. Petero azi ngo azayobora minisiteri y'umutekano, sibyo? Ba Matayo bazi ngo bazayobora za Gasutamo. Urumva, bose bari baramaze kwigabanya. Ibitekerezo byabo ntibyegeze byaguka cyane, byari biri aho ngaho. Yuda yari yaramaze gufata minisiteri y'imari, kuko n'ikimenyetso yari agifite n'ubutegetsi bw'igihugu. None si iyo mwumva ngo Yuda yibaga amaturo yabaga aravuye, niwe wayabaraga, niwe wayagendanaga. Nimwumva ngo Petero yakase umuntu gutwi, ntabwo inkota yecuza uwo mwanya, yarayigendanaga, yarayifite. Nimwumva ngo Yohana ngo yegeraga Yesu cyane, na nyina Sarume niko yabitekerezaga, yari yavuze ngo wamwegereye nibura ukazarebe ko hari icyo uzamukuraho, niyima ubwami ko ari we mwami, nibura mukazaba mu bwami bw'Abisiraheli. Bituma rero abigisha gusenga, aravuga ngo mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. None se abantu ari kuvuga ngo ubwami bwawe, bo bategereje ubwami bwabo muri Isiraheli, abigisha guhamagara ubwami bw'Imana muri bo. None marayije nta kintu na kimwe ishaka kuri Kristo. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe mu bifatika yamushakagaho. Amugeze imbere, icyifuzo cy'umutima ni ugushira inyota, aravuga ngo mpakura ayo mazi y'ubugingo. Mu gihe abagabo 12 basize Yesu bagiye kuzana umutsima, maraya yagumanye na Yesu, yatumye abasize Yesu bagwa mu mitima. Dufite abantu bazi Yesu, bari kombining na Kristo, bari kombine na Kristo, sibyo? No, ariko abantu bararanye nawe, bagendanye, baba ku ruhimbi, bagira bati bajyanywe n'imitsima, ku buryo umuntu avuga ururimi rw'umwuka akavuga, ariko nkawe uvuze mu rurimi rw'umwuka gute? Uruvuze nkande, utarize amashuri y'abahanuzi, uhanura nkande, ko tutakuzi muri komite nyobozi, nkawe uvuga ngo urabwiriza gute? Ubwo butware buhawe nande? Buhawe nande? Nibyo na Yohana yabajije Umusamariyakazi. Yesu yabanye n'abantu benshi, ari kubabwira abahiriwe. Yohana aravuga ngo ngwino nkubwire, mwavuganaga iki? Hari abantu bashaka kumenya mu butayu, ku musozi, hahandi mu kabanga kawe na Kristo, hari abantu bashaka kumenya uburyo wahabaye n'ibyo wahagiriye. Imana idutunganya mu ibanga. Yes, ikadukoreshereza mu ibanga. Imana ishimwe. Idutunganya mu ibanga, abashumba batari, korara hitari neza, abadiyakoni batari, batanagera, Imana ikadutunganyiriza muri iryo banga. Itunganyiriza umuntu wayo mu ibanga. Petero ntahari, ariko maraya iri kubwiriza. Imana ishimwe. Yohana ntahari, ariko Umusamariyakazi ari kumva ijambo rya Kristo.
arahindutse kandi iriba riri aho Yesu ntanamubwiye ngo batizwe. Oya, amaze guhinduka arambwira ngo genda ubwire n'abandi. Yesu amutegererezaho, azira rimwe n'abigishwa, azana abantu, arabazana, yarabwirije, hakizwa abantu benshi, umuyuda n'umusamariya biyungira ku musozi Garizimu. Ibaze aho Kristo abonamo maraya, ubwo butumwa bumeze gutyo, ariko Petero na Yohana atarababona nk'abagabo nyabagabo, atarababona nk'abagabo igihe bagendaniye kandi bagendana. Ariko burya Imana imenya n'imitima y'abantu. Imana yarayimenya. Imana ishimwe nuko. Amen. Niyo mpamvu ntimugaca urubanza ngo runaka ari aha, ngo namubonye aha, ngo ari muri ibi. Nibyo nyine ntitukifatikanye n'abakobanyi, ni ugusa nkabo tugakora nk'ibibakobesha ku Mana. Ni uguhemuka nk'uko bahemuka. Kubana n'ikivume ntabwo ari ugutambukana nabo, ahubwo ni ugukora imirimo y'ibivume. Imana ishimwe. Gufatikanya n'imirimo n'ababi, gukora ibibi nibyo Imana itadushakaho. Ariko iyo iza kuduhamagara ikatubuza kugendana n'abantu nk'abo cyangwa kuba muri abo, yari kudukura mu isi, nta torero riba riri mu isi. Niba Imana yaravuye mu ijuru ikaza mu isi, wowe urinde wo kutaganira n'abari mu isi, kandi Kristo yaraje kureba abari mu isi. Bandi baha umugisha. Abo bose izo ntumwa za Kristo bagiye babana, uyu munsi ntago bariho. Iyo dusomye amateka y'intumwa n'urupfu zagiye zipfa, ni twumva baragiye bapfa urupfu rudashimishije, urupfu rw'ibivume. Mbega ukibaza umuntu nk'uyu nguyu wabanye na Kristo, kuki yemeye gupfa uru rupfu? Ibi byari bishatse kuvuga iki muri rubanda? Ubundi busanzwe gupfa urupfu rumeze nk'urw'ibivume ni igisobanuro cy'uko biyanze, banze ubuzima, bemera gupfa ku bwa Kristo. Ari n'abavuga ngo bahaze amagara yabo, ni ubwitange. Ni igisobanuro kivuga ngo ibyo twemeye duhamya tubikunda kuruta uko dukunda umubiri ubora. Bakunze ubugingo kuruta umubiri, bakunda ibyishimo by'ahazaza kuruta kwishimira ibyiza. Nicyo cyatumye bareba isi nk'ibambwe, niko Pawulo yavuze, nayo ikababona nk'ibambwe. Bibiliya mu Baheburayo yaravuze ngo bari abasuhuke, bari abashyitsi n'abasuhuke. Imana ishimwe. Ngo ntibigeze bifuza kuguma hano, ngo bitegerezaga umudugudu, undi mudugudu. Noneho ngo kandi iyo bifuza kuguma hano bari kuhaguma. Noneho Bibiliya iravuga ngo bapfuye bakizeye, bafite ibyasezeranyijwe. Ibyasezeranyijwe bari bizeye ni ukubona Kristo Yesu. Ntabwo bamutegereje, baravuze ngo niwe nyiri ururembo, reka tumusanganire tube mu rurembo rwe, aho kugira ngo tuzahurire inaha, reka tuzagumane nawe hawe. Mbwira nk'urupfu wakwemera gupfa ku bwa Kristo? Nta na rumwe ntakemera. Wakwemera kubambwa nawe kuzira Kristo? Icyo cyoroshye. Imbaraga bari bafite icyo gihe uyu munsi nawe wazigira? Ntabwo nagira izo muri bo, mfite izo muri Kristo. Bo barabanye, bari baziranye. None se ahubwo si igitangaza kwizera Yesu tutabonye kandi bo barabanaga nawe? Nabyo ni igitangaza, nazo ni imbaraga. Guhinduka umukozi w'umuntu utazajya kureba muri biro ngo umubwire ngo mpemba, nazo ni izindi mbaraga. Kuki Imana yemera gutanga uyu mubiri ngo babazwe kandi ari ubuturo bwayo? Ni uw'akanya gato. None se igikuta cy'inzu kimaze iki? Kidutandukanya n'ibibi byo hanze kugira ngo twebwe turi mu nzu tugire amahoro. N'umubiri Imana iwufata nk'igikuta kugira ngo ubugingo bwo muri twebwe butekane. Ni ibintu byoroshye ko umujura aza agacukura inzu ukavuga uti reka mbe mwihoreye, cyangwa se iyi nzu iri kunyagirwa ujya ubabara? Si ibati se si wowe wariguze? None si imiryango si wowe wayiguze? N'ibindi. Niba utababazwa n'uko ibati riri kunyagirwa, nicyo ryakorewe, ntirinyagirwe kugira ngo umuntu urimo atuze. N'umubiri rero nicyo waremewe. Cyo yarabivuze, yaravuze ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito nacyo cyuzuyemo umubabaro. Kristo ajya gusubira mu ijuru, ni isezerano yahaye abigishwa. Yarababwiye ngo ndagiye ariko bangiriye nabi. Arababwira ngo ariko uko bangiriye namwe niko bazabagirira. Yabibwiraga abigishwa. Abigishwa uyu munsi ntabwo bagihari, baragiye. Kandi koko ibyo Kristo yari yaravuze kuri bo byababayeho, uyu munsi ntabwo bahari. Kandi ibyo yari yarababwiye byababayeho. Twebwe uyu munsi twakwisanisha nabo ko ibyo yababwiye ko natwe byatugeraho? Ntabwo kwisanisha ni ukuba nk'undi. Twebwe ubwacu turi twe. Ahubwo se nta byabaye ku bigishwa byigeze bikubaho? Reka tuganire. Nta kintu cyabaye ku bigishwa kigeze kikubaho. Yesu yaravuze ngo bazabanga babampora. Nta munsi wigeze urengana uzira Kristo.
buhoro se urakoze. None se uyu munsi ho ntitwiteguye tunagambanirwa ngo dushyirwe mu nzu y'imbohe byarabaye. urakoze cyane. Ibyo bintu byose byagiye bitubaho n'ubundi byagiye biba umuririmbyi yaravuze ngo bakundwa ubu turi ku iherezo ryo muri ubu butayu turimo gusiganirwa kugera muri gakondo tuzabonayo za nshuti zacu zimwe zari mu isi nyuma zigacyura igihe zikajya muri gakondo aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Imana ishimwe. bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi. Amen. Ndibuka inshuro twariye uburozi bwa Kristo. Hari n'ahantu nabaye naba ngiye kujya kubwiriza imyenda bakayifura kugira ngo ntajyayo. Yego. Kuva kubwiriza tukabura aho kurara nkarara mu nzu y'inkwavu. Ibyo ni ibintu bitoya cyane. Aho itorero riguca ngo wagiye kuvuga ubutumwa aho ritemera ari ubutumwa wagiye kuvuga. Aho ndabyibuka muri korari bagusohora kuko wari uvuye gusenga muri gurupe imwe. Nandi bero no mu masengesho y'iminsi n'icyo gihe. Ibyo byose ni ukuzira ubutumwa bwiza kandi ntitwacogoye. Still nawe yego turacyari abagaragu bisumba byose. Imana ishimwe. Kandi ubu nibwo dukomeye. Ni iki kintu bakora kugira ngo ubutumwa bwawe bamere nkaho bakurimise aho ukwiye kubuvuga naho udakwiye kubuvuga? Ni iki kintu wakora kugira ngo ubumvire utazagwa muri ibyo bita amakosa? Aniseti uyu munsi ni iki abakuyobora bakora kugira ngo baguhagarike ukore aho bashaka utarenze imbago? Niba bo baragitekereza nanjye nkagitekereza ariko si inkemera. Ntibizagaragara nko kutagandukira abayobora. Aho ngaho ntacyo bizaba bibaye ku bwa Kristo. Ni hahandi wakwemera no gupfa. Ntago niba ubutumwa bwiza bwa Kristo umbwira ngo uyu wibe umubwira. Why not wadakwiye ubutumwa? Yego. Kandi twaratumwe mu isi. Idini ni akantu gatoya. Idini nge ndifata nk'inzu. Yego. Duhuriramo twebwe abaryemera. Ariko ubutumwa bwiza mbufata nk'isanzure. Rero aho kugira ngo mbe limite ubutumwa bwiza bube limite muri nge kubera ako kantu gato nk'inzu, nabaho iteka ryose ntanakagira kugira ngo ngere ku bantu mbabwiriza ubutumwa bwiza. Ntago nagurana idini ubutumwa bwa Kristo. Never. Dutekereza rero ko agakiza dushobora kukabonera mu idini. None si dini kandi niko abantu benshi ngira ngo babyibwire. Reka mbabwire ko umukristo wa mbere nta dini yasengeragamo. Ubundi dini ya mbere yabayeho muzi ko ari iyihe? Y'abayuda. Ngira ngo kari y'abayuda ngewe niko. Iyo dini ya mbere y'abayuda. Idini ya mbere y'abayuda rero nta munyamahanga utari umuyuda wayibagamo. Niyo bazaga bari abavumbyi, hari imigenzi mihango n'ibindi bakoraga. Iryo dini ryabaga rifite ryagenderaga ku mategeko. First of all, amategeko rikayubahiriza hamwe n'ay'igihugu, kuko amategeko ya Mose burya ntabwo ari ay'abayuda gusa, ni n'ay'igihugu. Rega iyo tuvuga abayuda sinzi impamvu nyine ni koroni nayo. Twivugira amateka yawe. Niyo tuvuga abayuda ni umuryango umwe. Nzababwira impamvu tuvuga abayuda. Ni umuryango umwe wa Yuda. Kandi Yuda afite abandi bana 11 bavukana. Yego. Kuki tuvuga abayuda ze gusa? Abandi bagasigara. Abefurayimu, abamanase, abarubeni, ababenjamini,
gadi abande bo bose n'abande kuko tutabavuga. Nabyo ni ubundi bukoroni, ariko yari idini imwe y'abayuda, kubera ikirere ari iy'abayuda, abandi bagasigara. njyewe natekereza impamvu, ariko njye niko mbyitekerereza. Ntekereza wenda natekereza ko ari uko ariho Kristo yavuye. Kwa Yuda se yanyuze mu miryango yose, nta muryango n'umwe atanyuzemo. None se umuryango wa Yuda, reka tubanze turebe: Aburahamu, Isaka, Yakobo, sibyo bisekuru bitatu? Yego. N'ubundi n'Abisirayeli nibyo birahiraga. Yakobo, ntuzise ko yari afite Yuda? Yego. Ari we n'ubundi Yesu yaturutsemo. Duhite tujye tureba abo ba Yuda babyaranye n'abandi. Reba ba Bowazi. None se ntibafashe ba Rusi b'Abamowabukazi? Ntibivuye kwa Batamari b'indaya? Ntabwo bikibaye Abayuda gusa. Ntibivuye kwa Batamari b'indaya? None se Tamari si ubyaye Peresi na Zera? None se okay. Ntabwo Kristo ajya yitirirwa ubwoko, iyo nayo ni koroni Abisiraheli bashyize muri evangelizasiyo. Abantu bakora ubukerarugendo muri Isiraheli babisansibiliza nk'abagide ba Isiraheli, ariko sibyo, kuko Yesu yitiriwe ubwoko yaba afite inkomoko y'umubiri, ariko Kristo ni impano duhawe n'Imana ituruka mu ijuru. Tubanze turebe Aburahamu avukaye ni muri Uri y'Abakaludaya. Uyu munsi bavuga ibihugu bibiri, India cyangwa muri Iraq, sibyo? Reka tufate nk'aho ari nyine amateka ya none avuga abanya-Iraq, ariko sibyo. Ubundi Abakaludaya binjiye muri Iraq atari abanya-Iraq, bahinjiye ari Abahinde. Muzi ko Abahinde aribo bagiye bavumbura n'ibihugu bikomeye ku isi. Urugero nk'abize histoire, muzi witwa Christophe Colomb, siwe wavumbuye na Amerika? Yego, ni Umuhinde. Ni Abahinde bari bahatuye mbere, bahasanze ba Christophe bahasanze Abahinde. Nibo Banyamerika nyirizina, nibo bari Abanyamerika. Yego, nibo Bakaludaya. Aburahamu nsubiza ni Umwisiraheli? Oya. Hanyuma ni sogokuru w'abizera? Yego, ni sogokuru w'abizera. None se kuki muhita mwirimita mukagarukira mu Bisiraheli kandi Aburahamu ari na sekuru w'Abisiraheli? Ntago mwumvamo koroni. Ibi ngibi iyo njya kubivuga abantu bumva ntagiye kuba confusing, ariko think again nk'uko babivuga nyine. Tekereza n'ubundi, tekereza. Abo twigisha Bibiliya nibo twahaye iryo somo, ntekereza ko twarisoje. Isomo rya kavukire y'ubucunguzi. Ubundi umucunguzi avukaye. Niba Imana ibwiye Mariya ngo imbaraga z'Isumba byose zizakuzaho, zigukingirize, zivuye mu uhe muryango? Mu miryango 12. Ni mu ijuru zivuye. Urakoze. None se ubwo urumva Kristo ari uwahe? Nta nkomoko afite. Ntabwo tugomba kumufata nk'umuntu ugira inkomoko y'inaha. Ni impano y'Imana twahawe kugira ngo aduhuze n'Imana. Imana ishimwe. Ni icyo. Ni byiza kandi biri kurushaho kumvikana. Reka twegere hafi tugera ku muganuro w'iki kiganiro, ku musozo w'iki kiganiro. Uyu muntu w'Imana, uyu mukristo uri mu isi, uhura n'amakuba ameze atya, agahura n'intambara zimeze uku nguku, rimwe na rimwe akageragezwa na bene se, abo yakwita bene se. Rimwe na rimwe uzasanga ari abafatikanyije gucungurwa, niko babyita, niko bivugwa. Uyu muntu akwiye kwitwara gute muri abo ngabo? Umuntu uba mu bantu benshi, ntabwo ntutse abantu, ndabiseguraho mu mbabarire, ariko n'ubu uri mu bantu benshi ujye ubifata nko kuba mu gihuru kirimo inshokoro. Ntabwo wanyura mu nshokoro ngo zibure kugufata. Kandi icya kabiri, utazahura n'abantu ukagira ngo muhuje urugendo. Ujya ubona ukuntu abantu bahagarara ku masiteshoni ya train, sitasiyo za gari ya moshi. Hari abahurira muri waiting room bagiye gutega indege. Hari abo duhurira kuri arebisi duteze bisi. Hari n'abo duhurira muri gare tukajya ku murongo. Mu by'ukuri muri ku murongo umwe, ariko ntimugiye hamwe. Ni ukuvuga ngo buri muntu afite ahajya. Biroroshye rero ko umwe mu bo mwahuye muri abo bagenzi muri kumwe, biroroshye ko yaba inkomyi y'urugendo rwawe. Yego, ibyo ni ibintu byoroshye. Yagukandagira, yakubangamira. Ibyo ni ibintu bisanzwe ku bagenzi babaho. Rero
igitangaje ni uko ahantu hari abantu hataba uruntu yego kuvuga ngo bangushije dusengana murasengana ariko si bo wizera Kristo. Niba wizera Kristo umuntu akagucogoza guma ku kwizera nyine atakumeneye amavuta. asubuye yatwaye gute mu icupa ripfunduye ritobotse cyangwa ni mwibase ibase niyo njya mbona zitagira imifuniko. Ngira ngo n'uno mubiri nawe waratobotse simbizi kuko niba ubutunzi bubitse niba umena amavuta ya buri kanya amavuta yamenetse ubwo urumva nyine mbo bihurizaho n'ingano y'ibikomere byo mu mitima. Yego ariko icyo mbabwiye cyo ntabwo umuntu wakubangamiye siwe wizera, uwagutengushye siwe wizera, ntabwo abo wabuze sibo wari utegereje. Niba uwo utegereje atari we wabuze, uwo wabuze ntatuma udategereza Kristo. Niba uwo uguhemukiye siwe wizera Kristo, uguhemukiye ntatuma utizera. Nimukomere rwose, intambara n'amakuba birahari. Reka nkunda kubivuga, ntabwo Imana ishobora kukwigisha itaguhuje n'uwo yabitsemo isomo ugomba kwiga. Aho rero uhurira n'abantu niho ugomba kwigira iryo somo ryo kwihangana. Niyo mpamvu ariho ugeragerezwa. Kandi kwihangana nabyo ni ngombwa ngo bikore. Mwiyemere, niko Yakobo yavuze, yaravuze ngo ni iby'ibyishimo rwose. Nimugubwa gitumo, nibibagerageza bitari bimwe. Kuko nimumara kwemerwa. None se turemerwa nande? Ntabwo twakwemerwa tudahuye exactly, kuko utwemera ni Kristo aravuga ngo muratsinze, utsinze isi. Utsinze isi. Ni ngombwa ngo tugeragezwe, nitumara kugeragezwa twihangane. Nitumara kwihangana abantugeragezaga barye ku mpano y'Imana yo muri twe yo kwihangana, kandi tubababarire. Barye ku mbabazi zacu zo muri Kristo Yesu ziri muri twebwe, tubere ku rukundo, tuberere imbuto z'urukundo, babone ku rukundo rw'Imana bidaturutse mu bikorwa bindi byabo, bituruke mu bikorwa bya Kristo biri muri twebwe. Kuko niba turi affected, urukundo rwa Kristo rwaratwafectinze, ni ngombwa ngo tugaragaze. Ntawe uturi umubi w'amata yanyweye ji, ntabwo bibaho. Ni ngombwa ngo nugeragezwa kwihangana kwawe bigaragare nk'umugenzi ujya mu ijuru. Kuko hari ibintu mutazasengera ngo biveho. Hari ibintu musengera, hakaba ibyo mwihanganira, hakaba n'ibyo mukemura. Icyo wasengeye nticyemere cyihanganire, cyo wihanganire ntigikunde gikemure. Nibidakunda byose impano yo kwihanganira cyakora. Yesu abaho umugisha. Imana ibahereze umugisha. Reka tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Reka dushimire Aniseti kubw'ubusobanuro bwiza muduha kandi tukarushaho kunyurwa. Imana ibahere umugisha. Reka tuvuge ngo ni impano y'Imana, Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kumenya no guhishurirwa. Ngenda byemera, sinzi niba n'abandi nabo babyemera ko uri ubutunzi bw'Imana, Imana yaduhaye kugira ngo tujye tuvoma, tugire ibyo tumenya. Kandi ngira ngo benshi mbona bagenda babyandika muri komenti ko umukanguzi bahigiye byinshi kandi bagahembuka. Ugira umuntu ukuvuga nabi? Ego, ndanamukunda kuko anyigisha kwihangana. Wowe se wagira umuntu ukuvuga nabi? Wowe na Yesu bamwise umwami wa Beelzebuli. Umuntu mvuga nabi mu buzima simvuge ngo ndamukeneye, ariko ni ngombwa. Ni ngombwa kuko anyigisha kwihangana. Icya kabiri, umuntu iyo akuvuga neza ntacyo aba akwigishije mu buzima, ariko burya umuntu ukuvuga nabi aba aguhaye isomo, waba akwigishije. Abatuvuga neza nibo dukeneye kugira ngo natwe dukire uruguma, ariko n'abatuvuga nabi nabo barakenewe kugira ngo batwigishe kubaho muri ubu buzima. Imana ishimwe. Bagomba kubaho. Nubwo Salomo yaravuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi, ariko byanze bikunze hari abantu batuvuga nabi, kandi Imana ikaguhereza umutima wo kubihanganira. Nta nubwo abo bisaba ngo mbasengere. Ntabwo mbabwije ukuri, umuntu wese unyanga ntabwo bisaba ngo ngusengere, si ngombwa ngo ubimpishe cyangwa ngo ubimbwire. Nta gitangaza kirimo. Nta kirimo. Kuko icyo abantu banyangira kirahari cyane. Kuko tutakibona biterwa n'amaso yandebye. Icyo abantu bakwangira kirahari cyane. None se niba dusenya ubwami bwa Satani, uratekereza akaba ari utanga imbuto z'urwango, uratekereza babuzwa n'iki kutwanga kandi tuba twasenya ibirindiro byinshi? Ahubwo igitangaje ni ukwibaza ngo Aniseti wakunda iki? Ntawe utanabyibaza.
biranagoye kukubwira icyo nkunda ngo ucyumve, ni njyewe ukizi. Njye nta muntu ubaho nkunda, ahubwo nkunda urukundo. Nkunda urukundo kuko urukundo rukunda urundi. Njye nkunda urukundo rwose, ndarukunda, ndarukumbuye. Nkunda urukundo. Imana ishimwe. Kandi burya nta n'umuntu ujya unezeza, njye nezezwa n'umunezero. Iyo mpuye n'umuntu umunezero wanjye urimo ndanezerwa. Nta n'umuntu ujya umbabaza, njye mbabazwa n'umubabaro. Ntabwo ukomoka muri wowe. Marise biri filozofike, ariko reka nkubwire ngo nta muntu ufite umubabaro wanjye. Umubabaro wanjye nyine uba muri njye, ahubwo wowe ufite icyatuma umubabaro wanjye ukanguka. Nta n'umuntu ugira umunezero wanjye. Umunezero wanjye uri muri njye, ahubwo wowe ufite icyatuma umunezero wanjye ukanguka. Nta muntu ugira urukundo rwanjye. Urukundo rwanjye ruba muri njye, ahubwo wowe ufite icyatuma urukundo rwanjye rukanguka. Niyo mpamvu iyo umbabaje nihutira kukubabarira, kuko umubabaro usanzwe umbamo. Rero niyo mpamvu ushobora no kumbabaza simbabare, kuko umubabaro wo muri njye ntabwo uri gukora. Cyangwa wanezeza sinezerwe, kuko umunezero wo muri njye nturi gukora. Ubuse nta muntu urakubabaza ntibikubabaze cyane. None se kandi yakoze ibishoboka byose, abasanze umubabaro wawe udakora. Hari igihe rero bazatubabaza bagasanga umubabaro wacu ni ikinya, ntukora. Ariko bo bazaba batubabaje. Yesu abaho umugisha. Reka dushimire na Jene Kwizera Imana umugisha. Rwose Imana igiye imugirira neza, kandi ikomeze imuhereza amavuta menshi no kuwukora ni neza Imana yamugiriye. Mu minsi iri imbere nawe turamushaka aho ngaho wicaye, nawe tubwire ibyo amaze kunguka ku ijwi ry'umukanguzi. Ngira ngo igihe tumaranye Jene uyu munsi afite byinshi byo kuvuga. Amen. Ndabeshya Je? Yego. Imana iguha umugisha. Niyo mpamvu nanjye njya nsaba abantu batubwira ngo baradukunda, ni mu bitwereke, muzabitwerekera mu ufata ikiganiro gisharinga abandi. Hanyuma rya jambo ryagufashije uribwira abandi. Hanyuma twisegure ku bantu bajya batubaza ibisobanuro by'inzozi. Ntabwo njye nsobanura inzozi, nta nubwo nzi amakuru yazo. Ntabwo nzi amakuru yazo. Kandi twisegure ku bantu bene data bari mu gihugu cy'ababanyi, abaturanyi b'abarundi, nibo bajya babidusaba bakatubwira ngo nta bundi buryo. Nibyo, hari abantu bari ahantu connection zigenda gake kuri YouTube bibagora, bakatubwira ngo nta bundi buryo twabinyuzamo ngo tujye tubibaha kuri WhatsApp. Nta buhari no kwihangana, ngira ngo byanagorana cyane, byatugora mu ngorane zingana gutyo, bikagenda gutyo. Twisegure n'abantu bajya baduhamagara kuri telefone ngo bashaka kwatura. Kuri telefone ntibikunda. Twebwe ntabwo ariko tubyemera. Umuntu watura agomba kuba arebana n'uwo yaturira, niba ari ukwatura. Kandi twababwiye ko kwatura ni ugusaba imbabazi uwo wakoreye icyaha. Icyaha rero utari bubwire uwo wagikoreye, ko nabyo bibaho. Ibyaha utari bubwire uwo wabikoreye, bigusaba ko uhura n'umuntu w'Imana akagusengera kurambitseho ibiganza. Niyo mpamvu tubasaba kureba abashumba bari hafi. Si ngombwa ngo murebe aho musengera, wanareba n'undi muntu w'Imana uri hafi. Si ngombwa ngo ubuze ubuhamya bwe, we nibimureba apfa kuba yitwa iryo zina, ari umukozi w'Imana. Wowe genda ukire indwara yawe. Si ngombwa ngo baze muganga ngo ese muganga ko unteye urushinge kandi nawe numva ufite umuriro. Namenye ibizamuvura nawe umenye uko ukira. Imana ibaha umugisha. Ariko mu by'ukuri abantu bari kuri social media ndabinginze, ni mwige kubana n'abakozi b'Imana bo kuri social media. Mubanze mumenye kwanza Aniseti ninde. Ushobora kumenya nabi cyangwa neza, ariko be attention uburyo ushobora guhita ushidukira kubana natwe cyangwa kwisanzura. Buretse niba ubibwirijwe n'umwuka firifu nta kibazo, ariko banza ukoresha ubwenge, kuko social media iriho abantu batandukanye. Ibi bintu muhita muhamagara abakozi b'Imana, umukozi w'Imana, ibi n'ibi. Oya, bene data mugende gahoro. Ntabwo mbivuze ngira ngo ntimutwizere. Oya, abantu b'Imana turiho, nanjye ndahamya ko ndi umuntu w'Imana. Ariko making sure ko umuntu uhamagaye ngo agusengere ari mu mwanya wo gusenga. Hari n'igihe yaba yagiye no kuraguza. Dufite n'abantu bajya baraguza bagakora ibitangaza bafite esprit satanique. Barahari rwose. Banza making sure rero ko uwo muntu ari umuntu w'Imana, wegera uwo hafi nubwo nawe utazi ibyo ari byo. Ariko tafadhali ushobora no kunyohereza ibyifuzo, ejo nkazirirwa nibereye mu byanjye, azakubeshya ngo nagusengere ntubone umwanya. Aho kugira ngo rero muduhamagare tubasengere, muzifuze ko dusengana kenshi kuruta uko twabasengera. Dutangiye ikiganiro cyumve, turasenze, turasoje turasenze, hindurwa n'ijambo ry'Imana. Mureke gusohokana. Hari umuntu usohoka niba ndi bubyite ngo iki, ugasohoka mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ibyifuzo aribwo bije kandi n'ubundi bisubizo byari muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana.
abamaze kumva korari imaze kuririmba ugasanga umuntu arambwiye ngo nsengera kandi tumaze gusenga. Wese nuzi ko mu rusengero bakunda ibintu bitandukanye, hari ukunda korari yamara kuririmba agahita yisohokera, hari ukunda umuvugabutumwa iyo atamubonye arasohoka akitahira. aha rero kuri social media iyo mvuga ngo turi kubwiriza ijambo ry'Imana, igitangaza cyawe cyitegure muri uwo mwanya. Yego. Nibyo pe, gusengana dusengane no gusenga twabasengera birakorwa bigakunda, ariko mu murongo. Yego. Yesu abaho umugisha. Amen. Kadusenge. Mana turagushimiye, twebwe tuvuze nkatwe ariko tuvugiye wowe. Ibyo ubona byagirira bene data umumaro natwe biduhaze kugira ngo bitubere umumaro. Umugisha wawe kuri twebwe no kuri bene data bose, abaguye babyutse, abababaye ubahe kwishima, abarwayi ubakize nk'uko imbaraga zawe ziri. Tubisenze ku bwa Kristo umukiza wacu none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.